nanga kuvuga amazina ngo ntica business z'abantu yego ariko ndabifite ari abo basangiraga ari abo batumizaga ari amabumbire byose gahunda ndabifite ndabifite yego ejo bundi rero Noheli ishaka kuba icyumweru Noheli yabayemo yego bari ku Ruyenzi hirya hafi y'ahandi nigeze kugusanga nakabari kapambye bari kurera nakabari kuva Kigali ujyayo n'ibihumbi 4 nibyo twakoresheje umusekirite abacuruza amarogi bose twarabonanye ku kabari kometseho urugarika rwa rugarika pano rw'ibyumba yego urugarika ndarubona amashuka bayanditse aho bose ni nkaho ari bo bari bahari uwandurura amavide yambwiye ko yanduriye ikese n'igice bya Musteri none kongeraho n'ibyuma icyo gihe nibishaka ashobora kuba atarahageze kuko bibasa naho ngo bamwirukanye mu ikipe ngo yikundira icyuma na dunda ubwonko we bashaka byihutisha we ntiyemera kirimo kwikira ngo ntabwo agura Musteri ngiye ntabwo mbunza amazimwe ibi ndabivuga uwumva namuhutaje are agende rwose je suis prêt ibihamya mba bifite yanduriye ikese n'igice bya Musteri n'ibindi byuma aho hafi bari gutamira hanyuma suriya uwo mugabo team leader chef d'équipe yego n'uyu papa bitangaza wabona amafaranga aguziza Musteri ukajya muri karakazo amafaranga arayafite aho bibera prank rero ntabwo ari kugaragaza ukuri nyako gutumya atandukana n'umugore n'ukuntu kubuzima bayeho aratera imbabazi ariko amafaranga arayafite kunyumva yego nibyo so la veille ya Noheli abo bantu iryo tsinda bari kumwe bategereje akana Yezu batamira hari aho akana Yezu karize ari kuriza undi ngo nizo gahunda zikinjiramo fakane ahubwo zugo byaba ari ibyo kubarike cyane okay urumva no gutarama bigatinda sinaguhaye ifoto urugarika ntiwarubonye amashuka mu bitugu by'uriya mugabo ntabwo wabibonye uriya mugabo wenda tuvuge ko afite imyaka 50 da wenda tujya kungana ariko ubwo n'abagore bangahe fata uwo babyaranye wa musore wa 21 yego shiraho uyu nguyu mama bitangaza shiraho uwo muri diaspora shiraho uwo bararanye ku Ruyenzi ubwo bari babaye bane niyongera akagaruka ubwo kuri mama bitangaza azaba bibaye bwa kabiri Fidaroma iyi kesi abantu bankurikire neza sinkunda ubusutwa ndi umugabo nk'abandi yego biba kesi kubera ko ari ababeshya ko bakorera Imana nanjye niko ratangiye niwumva bivuga ku muntu twagezagije saa 7 muri Burebura yego uzamenye ko nasaze ariko uwo muntu wirwa imbere y'abantu we tugomba kubikwiye kuko abantu bose baragenda bubaka ibyiringiro kuri bari abantu byo bababwira niba wicara muri sare abantu 200 igihumbi bagaterana bakavuza ibicesha bazindutse bakarabye bateye amapasi uri imbere hari wagombye kufite icyo barenzejeho hanyuma rero no kuvuga shaka cause yego hanyuma rero ntabwo ari prank kubera ko deja dossier ngiye yego dossier yageze muri system ku itariki 4 z'ukwa mbere 2025 Maître Ngendahayo Jean d'Amour yarayisinye tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation.
aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Karegeya Omar Pano, turabasuhuje cyane abakunzi n'abavandimwe bacu muri hano kuri KOP, inshuti z'akadasohoka. Mutwereka ko mudukunda cyangwa mudukurikira umunsi ku munsi, ni iby'agaciro kuko biratumotiva ndetse ni nabyo bituma dukomeza gukora. Dushyira hose ntimurebe twagaruka buriya ntago babura bose twagaruka abumwe ariko agiye igihumbi n'icyabo tumaze kuba 37 muri 37 ntago haburamo igihumbi kiba kiri tayari cyane rwose. Yego. So rero nk'ibisanzwe murabizi ko ahangaha ni amasomo ariko abafite ibyo ashingiyeho yubakiyeho. Ariko mbere yuko njya muri ibyo, reka mbibutse ko turi muri Urban by City Blue, niho twicaye, niho tugiye kuba tuganira na Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste. Nawe akenshi iyo turi kuri KOP ho mbagomba kubanza no kumubaza impagarike n'ubugingo uko bihagaze kugira ngo abantu bamenye ibishya biri hose nuko situation ifite akabaraga gakeya. Hateye malaria yateye, baravuga ko hari malaria, hari n'ibicurane birimo bisirikira. Nanjye ndi mu bafite imbaraga nkeya. Yego. Wenda icyo umuntu yavuga nk'udutangazo, hari umuntu aherutse kumpamagara ambwira ati ba bantu niba mwibuka ikiganiro nigeze kujyamo ahantu amazi yasenyeraga abantu, manza barahakoze simpaheruka kubera nabibwiwe n'umuntu wambwiye ati abantu bakoreye ubuvugizi ku by'amazi yabasenyeraga bambwiye ko ubwagize icyo bufata, ati none nanjye nkorera ubuvugizi. Uwo muntu rero ngo washakaga ubuvugizi, ngo umugore we yahaye umumotari umuzigo uhagaze 500. Yego. Noneho umumotari ntiyawugeza aho wagombaga kujya. Wavaga mu Gakinjiro ujya i Gahanga ntiyawugezayo, arayobye. Noneho umuntu ngo bagiye kurega bakurikirana umumotari ngo bategeka kujya kurega kuri station ya Gisozi. Icyaha cyabereye, ariko icyaha cya moto ze kibera hehe? Mu muhanda moto kwigenda. Ibyo nibyo ako niko nashakaga ufite kubwira umuntu ngo ujya mu Gakinjiro, umumotari ntatuye mu Gakinjiro keretse ariho iseta ye wendiri, ariko umumotari pini ibyo yikaraga aho hari hose wagombye kuhatangira ikirego. Bivuze ngo kuva Gahanga kujya Gisozi gukurikirana dosiye amezi amaze kuba 3. Nimero umumotari yayikuyeho ariko plaque ye irahari. Ntago mpamya ko inzego zashatse plaque y'uyu mumotari ngo ziyibure. Na nimero ubwayo iyivuyeho nibibuza ko umutracking ukamubona. Ibyo rero ashobora kuba arimo kurangarana uwo muntu cyangwa se kubibonera umwanya mukeya. Ubwo tuzakomeza, ariko ubwo abo mbwira barumva. Ntago wabura moto cyangwa nimero ya, ntago bishoboka. Hanyuma rero ariko Rwamagana saho guhungira si mu Rwanda se. Ikindi ndi nkuru nziza nuko uyu munsi kuwa gatatu aribwo wa mudamu wacuruje abana bita Mutima Mwiza, ntabwo ari ryo zina rye, ni Mutima Mwiza mu mibanire n'abandi. Ashobora kuburana muri kino cyumweru, tugeze kubivuga. Umudamu w'i Karongi wacuje umubyeyi abana 3 akabaha undi umuntu akabajyana bagahera. Ariko ikigaragara cyo nubwo
nubwo baraburana hari byinshi bigomba kwibazwaho urukiko rubiburanisha, hanyuma n'uwo muntu watwaye abana nubwo atigaragaza ibikorwa bye muri Karongi biracyahari. Ibyo nabyo watwaye abana komisiyo umutima mwiza ni komisiyoneri, ariko abo yahaye abana uwo yahaye abana akabajyana nubwo atagaragara i Karongi, muri Kigali aragaragara, kandi Karongi hari ibikorwa bye, hari bashiki be, imitungo ye yongererwa agaciro, bivuze ngo abahari. Ntabwo waba ufite inzu i Karongi ngo babone bari kuyivugura cyangwa bari kwishakira abapangayi uvuge ngo uwo muntu ntahari. Mu bikorwa arahari, uhereye ku bikorwa umuntu uramubona. Wari ubizi nabyo ari ibintu abantu birengagiza batazi ko Landlord agirana amasezerano na voilà fatirira ku nzu nyirinzu araboneka, fatira inzu nyirinzu azaza. Ntabwo rero ariko ntacyo na komisiyoneri ntacyo, nibura nabyo ubwabyo bigeze ahagaragara, abantu babyumve. Uwo mutima mwiza we w'uwo mudamu ubwo nuko. Hanyuma rero ubwo ndumva ntabwo arashize igihe kirekire. Yego ubushize nakoze inkuru bwije, ntabwo ndamenya feedback y'umugabo w'umukire wo mu Bugarama bari bafatanye umwana, yego bamufunze n'amashuka, na kopezi zishobora kuba ziri mu biri gutuma nta update tubona, kuko ari ba nyirakabari banze kuvugisha umunyamakuru. Abanyamakuru baraharaye bategereje ko nibura nyirakabari yabavugisha cyangwa se manager, birangira byanze. Umunyamakuru umwe yandika akora inkuru yanditse, hanyuma ariko ubwo icyabikereje ni kopi. Harimo imishyikirano ngo umukobwa yashatse gusaba umugabo 5 miliyoni, ababyeyi b'umukobwa basaba 4 miliyoni, ariko umuryango w'umugabo ugashaka gutanga 1.5 miliyoni, ariko hajemo n'abandi bakomisiyoneri. Dosiye naho iri babahuza, bazahuza iyo muryango w'umukobwa n'umugabo n'abandi, ntabwo ari bo gusa. So ubwo rero nayo turacyayitegereje byanze bikunze. Uko byamera kose tuzagira part 2 nitumara kumenya amakuru y'umugabo, suite yayo, namara kutubwira niba yarekuwe, niba afunzwe. Ibyo byose ni amakuru, no kumenya famille y'umukobwa, tukamenya mama we akagira ikiganiro aduha, ese n'ubwa mbere bibaye ku mwana we, ese kuki bahise batekereza amafaranga. Mubise nabyo ugibazaho, umwana we bamwangije, ugahita uvuga uti ubwo nuko batangiritse mu mpaya. Ujya mu biciro ku mwana wawe, nabyo biri penal, nabyo biri penal. Ni ukuvuga ngo cyangwa yagiye wamutumye nko kumucuruza, muri bakagombye kugira agahinda k'umuvyeyi ku mwana we wafatanywe n'umuntu mukuru. Ntago bibanza amafaranga, ashaka no kurwana ahubwo, cyangwa agatera urugo rw'uwo mugabo. Izo nizo reaction z'abantu bazima. Ariko iyo uhereye ku mafaranga, afasha mwana wawe, arewe ni nka wa mugabo bafatana, ni nka wa mugabo usanga umugore we hari umugabo uri kumwipasa, akavuga ngo musubize inkwano zanjye, ariko nta muntu ugeze kubivugara, kuko hari umuntu wahise anyandikira ambwira ngo umugore ntago uba wamuguze ku buryo tuvuga ngo munsubize inkwano. Hari muri case twigeze kuvugaho, umugabo donc umugore wawe wamukundaga mubanye neza, wamusangana n'undi ngo hita usubiza inkwano, wazitanze ugura. No, ari urukweto umuntu ibyo urumva muri communication uburyo abantu baba bakora ntuza ono pe no pas communiquer. Ibyo ni namwe mu mahame bakunda kwigisha abantu bigisha ibintu bya communication na renseignement. Geste yose ukoze igaragaza uriwe, wabishaka utabishaka. Wenda batera imetero, dutera izacu twebwe zo mwitangaza makuru, hari niziterwa mu mategeko, niziterwa mu bugenzacyaha, ariko umubyeyi wabanje gutekereza amafaranga ku mwana we basanganye n'umugabo muri rogi, uwo mubyeyi nawe nushyiraho question mark. Nundi wese abyumve, n'umugabo usanze umugore we mwirogi agahita azana fagitire ngo dore inkwano natanze, finalement ntago ari umugore wawe, ni igicuruzwa cyawe. Kuko uhise ujya mu biciro. Biriya ni ibintu byataka amarangamutima
ku buryo utakagombye guhita wakagombye kugaragaza amarangamutima mbere yo kugaragaza inyungu ziri materiyeri. Abandi ahubwo ahita azana agashoka cyangwa inkoni cyangwa impiri. So ni ukuvuga ngo hari ibyaha cyangwa amakosa bikurura amarangamutima ku buryo mbere yo kujya mu biciro cyangwa mu bintu biri materiel muri reparation materiel ubanza nawe kugaragaza ayawe marangamutima. Nicyo nagiye kuvuga ni ihe reaction y'umugabo usanze bamwendera umugore. Ahantu hakora amarangamutima, ahantu hakora amarangamutima ntago haza negociation mbere. Voilà, ubanza ukagaragaza amarangamutima. Tugenda gushwanya kweri ntereke se uko ni ku mugabo usanze bamwendera umugore yagombye kurejeza. Avuga niko urahita unyishyura ye. Oya bya wapisi urahita unyishyura ya. Ari umugabo nubwo yipfiriye nigeze kuvugira kuri telefone ariko umugore we nizere ko atumva bino biganiro atazamenya ko namuvuyemo, ariko ntabwo azi ibyo navuganye n'umugabo we. Yego umugore nigeze kubivuga, nigeze kumva nagiye ahantu mu kabari kuri Godiyari ngira ngo nari mvuye i Bugesera, noneho nsanga barimo baracuranga indirimbo ivuga izina ry'uwo mugore kandi uwo mugore twari tuziranye atarashaka. Yego noneho mpita mfata telefone nshyira kuri bafure, uramwumva bari kumuririmba kumva kuri bafure we noneho we ari kumwe n'umugabo ari muri speaker bambaye kuteri bazigabanye bari kumva theatre. Noneho umugabo mukageta amamagara esha oya niba ari ibyo uzansubiza inkwano zanjye umutware. Ndamugana ariko se ko watinze ku mutima navuze ndakubonye ntumbonye muri wowe icyo ubona mu mugore ntabwo ari icyo amaze, ntabwo ari abana kubyarira, uri gutekereza inkwano uzansubizayo natanze. Yarabimbwiye. Yego nubwo atakiriho. Okay. So rero ibyo urumva ibyo bijyanye na ntuza rero na iyo kesi ya Bugarama irimo byinshi kuko Bugarama nyine ni ahantu hasaba kwitonda, ari ukuhakorera, ari ukuhayobora, ari ukuhakora inkuru, byose ni ukugenda buke buke. Yes. Bugarama ihora mudushye. Yes. Anyway, reka rero ubwo ngubwo tubiveho twinjire uyu munsi ku masomo y'umunsi, dufate case study yacu. Ntabwo ndi bujye kure n'ubundi ya kese wagarutseho witwa Papa Bitangaza n'umugore we. Ubushize wari wabigarutseho n'ubundi harimo ibihura n'umuryango, harimo ibihura n'iyobokamana, harimo ibihura na plank. Ibyo byose biri mu tangazamakuru. Hari speculation nyinshi zavuzwe nyuma y'iki kintu, ariko n'ubu hari biri gukorwa. Ubu mbona ndi kubona ufite dosiye zinyereka ko hari amakuru. Good. Okay. Nta kibazo. Ari deep down. Good. Nabonye abantu bamwe bavuga bati ni pranka, hari n'undi nabonye abantu bo muri iriya domaine sinkunda kubamenya. Ubundi mbanzi Antoine Rutayisire na Pastor Claude twahuye gutya bisanzwe, n'abandi bakiya sinkunda kubamenya. Hari rero nabonye avuga ngo bamugishije inama Papa Bitangaza na Mama Bitangaza ngo baramubaje ngo niki twakora ngo tumenyekane, ngo abagira inama ngo nimupange ko mugiye gukora divorce. Yego. Hanyuma rero ubwo bamwe bati rero ni pranka, ni ibintu bapanze. Yego. Aho ngaho igisubizo naguha ni yego na oya. Ni yego na oya. Yego nuko kuba ari prank. Ni yego kubera ko ntago pratikoma igitanya bari abantu ari cyo bavuga. Okay. Oya ndaza kuyivuga nyuma. Oya ni irimo hano. Igitanya bari abantu ntago ari cyo bavuga kubera ko reka nongere ngaruke. Uriya mugabo bari kumwitanya Kabwana. Yego. Wumvaga babaye cyangwa yarashishikajwe no kuri coding? Yarashishikajwe no kuri coding. Ni ukuvuga ngo yasaga nkari ibya nyuma. Yego. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo icyo yarakeneye ni ukwegeranya facts. Noneho akagisera umugore ngo wandayawe nawe ati uri Nyakabwana, telefone ninjye nayikuguriye, amakarisa ninjye yakugurira. Umugodo akamusembura yamwita indaya nawe akavuga, ariko umugabo agashishikara kuri coding. Bagabo turi hano, umugore wakwise Nyakabwana wari coding cyangwa wamutera urushyi twumvikane. Ukora iki? Reacting. Ureba handitse record ukegerezaho mikoro.
cyangwa uraterura ugakubita hasi ukazajya kwiripotira ugaca imana se. no kameme oya umugore wishakiye mu byaranye kandi ari kukwitanya kabwana wowe ugashishikara mu kurikodinga mukubita urushyi yarugusubiza rubanda igatabara izo nizo reaction z'umugabo ututswe n'umugore yishakiye yego ariko iyo ugiye mu kurikodinga ufite iyindi tageti yakamwagisera wandaya we uwo mugabo waguteye iyo da biriya barimo iriya ni fagiti yuko ari ikintu kiri puranka ntabwo gutandukana kwabo ari iriya base n'uriya mwana yabyaye mbere nayo ntabwo ari ikibazo kuko sinibaza ko umwana umaze kugira imyaka 21 umugore ataramuzi ntabwo yakabaye ikibazo ariko baregeranya ibimenyetso baregeranya iby'iki rero uriya mugabo yego aho niho nshaka kumva neza uriya mugabo papa bitangaza bonye anarira nayingona n'iriya nzu si yabamo harakubura umuntu watunze bavuga ko wenda yavanye mu rugo miliyoni katufate kuri miliyoni wajya muri kariya kazu niyo mpamvu umunyamakuru atagiyemo imbere ngo afotore uburiri bwe uzabirebe ko ngewe nsuye umuntu mbanza mu gikoni no mu buriri no mu ngarani yego kuki kameramani atinjiye mu nzu ngo adufotorere ibikoresho igikoni n'uburiri ahubwo akajya avuga ngo kubura mfotore yasanze akubura hariya imibare ikiriho rero niki abantu batazi bataravuga ariko Claude yabivuzeho aca hejuru simbizi niba ari we yavugaga uriya mugabo afite gahunda n'undi mugore uri hanze arashaka divorce ngo bajye kubana kandi uwo mugore amuha amafaranga ntabwo aba muri iriya nzu ikiri kimenyetso kuri Noheli ngaruke kubavuga butumwa yego ngo ndahamagara Antoine Rutayisire n'abandi basenga bikumvikana babwira Imana imanure undi mwuka tubona abandi bantu batatubeshya bazima igihugu cyagushije ishyano ntabwo ari cyo gusengerwa n'ababeshyi oya bigenda byumva n'urumafu Bosco Impaya niwe wahuranya akabita ingegera akabita ibisambo nge ntabwo ndabyo mvuze icyo numva n'urumafu mu ngano yes bava n'urumafu mu ngano babirukane RGB komeze bazifunge hazavuka izindi niko bimeze izikorera online kwa izo nyinshi kandi arizo zikora nabi buretse online tuzaba tuyireba hanyuma rero bari abagabo uriya mugabo nibishaka yego Gerard yego na Pastor Claude ntabwo ari umwere yego niyo ataba hari abazaho bari yego niyo yaba hari ntanywa inzoga ariko aba yahageze yego narabikubwiye Nyamirambo ibyo buretse Pastor Claude ni inshuti yanjye uruka ko yampaye rifite mu mvura mvuye mu bukwe bwa Prince Kid nanjye ni inshuti yanjye mwihorere rero ibyo abo mbwira barumva ibyo kwinywa ko tutarayisangira se ariko gihamya mfite yagezeho bazinywa yicarana n'abazinywa kandi ari abapasiteri bagenzi be ntabwo ababuza akabaterera urwenya yasoma atasoma ngarukiyeho right ubwo ngejejeho mutwara ibyo ariko zaburira mureba ntacyo yicaranye n'abakobaye abo ngabo rero papa bitangaza nibishaka Gerard Claude n'abandi bari nka batanu narakubwiye ahantu babaga kuri Cosmos ababasuye ndabazi banywa Danhiri na za Musteri nyinshi munsi ya Baoba hari hagati ya stade n'umuhanda ujya Kimisagara ndahazi umanuka Kimisagara nanga kuvuga amazina ngo ntica business z'abantu yego ariko ndabifite ari abo basangiraga ari abo batumizaga ari amabumbire byose gahunda ndabifite yego ejo bundi rero Noheli ishaka kuba icyumweru Noheli yabayemo yego bari ku Ruyenzi hirya hafi y'ahandi nigeze kugusanga nakabari kapambye kurera nakabari kuva i Kigali ujyayo n'ibihumbi 4 nibyo twakoresheje umusekirite abacuruza amarogi bose twarabonanye ku kabari kometseho urugarika rwa rugarika pano rw'ibyumba yego urugarika ndarubona amashuka aba yanditse aho bose ni nkaho ari bo bari bahari uwandurura amavide yambwiye ko yanduruye ikese n'igice bya Musteri
none kongeraho n'ibyuma icyo gihe nibishaka ashobora kuba atarahageze kuko we basa naho ngo bamwirukanye mu ikipe ngo yikundira icyuma na dunda ubwonko we bashaka byihutisha we ntiyemera filime y'ukwikira ngo ntabwo agura Amstel ngiye ntabwo mbunza amazimwe ibi ndabivuga uwumva namuhutaje agende rwose je suis prêt ibihamya mba mbifite uwanduriye yanduriye icyese n'igice bya Amstel n'ibindi byuma aho hafi bari gutamira hanyuma suriya uwo mugabo team leader chef d'equipe yego n'uyu papa bitangaza wabona amafaranga aguziza Amstel ukajya muri kara kazu amafaranga arayafite aho bibera prank rero ntabwo ari kugaragaza ukuri nyako gutumya atandukana n'umugore n'ukuntu kubuzima bayeho aratera imbabazi ariko amafaranga arayafite kunyumva yego good ubwo nyine no kugira ngo abantu bamenye ngo Claude impamvu Claude mushyiriyemo imiyaga ni ukugira ngo azamfashe no kubona andi makuru ntabwo mvuze ko Claude simuhamije kunywa inzoga yego icyo muhamya Claude aza aho baba pasiteri baba bari kunywera yego nawe arahagera ibisigaye simbizi yego kabera Claude agira amahirwe yishakiye neza yashatse umugore utuje utameze umuturisha nyine nawe ku buryo hari aho ashaka kumera amababa umugore akavata ariko biti oroshye niyo mahirwe so azadufasha ko arabizi Claude arabizi kuko nawe washarinze inkuru ya mbere mvuga ahantu ba Gerard bajyaga bajya kunywera inzu bari barafashe nka maison de passage bahuriragamo bagahamagarira abantu bose ko nabonye muri commentaire bamwikoma inde Claude bati niba ari we none ukaba ubivuze atiko niba ari wakubwiye ibyo oya ntabwo ari wabimbwiye Claude oya ntabwo ari wabimbwiye icyo yarambwiye ko Gerard ngo yasohoye ikiganiro kuri njyewe bavuga ngo nabivuze yego ikibi nuko mba nahimbye oya Claude ntabwo arabimbwira yego ntabwo arabimbwira simeruka kuvugana nawe ariko arabimpisha nkabimenya aho hantu uzamutse uciye kuri gare ya Bishenyi ukazamuka erega n'izina ry'akabari ndarizi harya uribuka kera iwacu iyo bajyaga guhinga kure batwaraga ibyo kurya babyita kwihemba nako kabari gafitanye isano n'ibyo cyangwa umunyeshuri wiga kure ari burire ku ishuri saa sita ibintu yitwaza rero niko ako kabari kitwa ntabwo mba nanga kwangiza business z'abandi nibyo so la veille ya Noheli abo bantu iryo tsinda bari kumwe bategereje akana Yezu batamira hari aho akana Yezu karize ari kuriza undi ngo nizo gahunda zikinjiramo fakane ahubwo zugo byaba ari ibyo kumara iki cyane urumva no gutarama bigatinda sinaguhaye ifoto urugarika ntiwarubonye amashuka mu bitugu by'uriya mugabo ntabwo wabibonye ifoto yo nayibonye nayitegereje iyo ntaguhaye ni yiza Amstel zandagaye ahantu ku buryo ubona ko hanywereye abantu nka batanu nibura kandi uwo mugabo aravuga ati ngewe nta nubwo maze imyaka 20 ntararara ntanyoye inzoga kandi ngo bafite urusengero rwitwa imbaraga z'Imana ibi bintu bigomba kugira ikikorwa bigahinduka abantu barimo barareshya abandi kandi yarabyivugiye ko nubundi yagiye agenza make kugira ngo ibya 10 bize ntabwo ari kuvuga ngo yarakunze urugo rwe cyangwa kunza abantu yarakunze icyo cya 10 ariko ikigaragara cyo afite umuntu nyuma ya divorce arahita atangira process yo kujya kubana n'uwo mugore uri muri diaspora biri yakora nuku warugiye kumbaza kuri yo bavuga ko azagenda ngo nyuma yaho ngo akanatandukana n'uwo mugore akagaruka gufata uriye ibyo ntabyo ndamenya niyo mvuga ibyo numvise ariko noneho ahubwo reka isomo ririmo ni irihe ibyo n'ubucakura nk'ubundi bwose isomo ririmo ni irihe uriya mugabo wenda tuvuge ko afite imyaka 50 da wenda tujya kungana ariko ubwo ni abagore bangahe fata uwo babyaranye wa musore wa 21 shyiraho uyu nguyu mama bitangaza shyiraho uwo muri diaspora shyiraho uwo bararanye ku ruyenzi ubwo bari babaye bane niyongera akagaruka ubwo kuri mama bitangaza azaba bibaye bwa kabiri Fidaroma iyi kesi abantu bankurikire neza sinkunda ubusutwa ndi umugabo nk'abandi biba kesi kubera ko ari ababeshya ko bakorera Imana
nanjye niko natangiye niwumva mbivuga ku muntu twagezagije saa saba muri burebura yego uzamenye ko nasaze, ariko uwo muntu wirwa imbere y'abantu we tugomba kubikwiye, kuko abantu bose baragenda bubaka ibyiringiro kuri bariya abantu ibyo bababwira. Ibaze umuntu nk'uwo n'urwo rwamunaniye, ariko abantu bakagenda ngo bubakiye kubye bakamukurikira kwishushanya. Bigomba urumafu rugomba kuva mu ngano bigatangira bushyashya, ko ni benshi n'abandi nzabavuga. Hanyuma rero nkubwira ko nduba bitakiri kuri level y'urumafu, ni irondo ryivanze n'ibisabo. Voilà. Ahubwo ibisabo nibyo byinshi ku irondo, mu irondo. Noneho rero ibwo rero nkubwiye ngo kuba pranka ni pranke ku mpamvu itumye batana. Ntabwo impamvu itumye batana ari uko yiswe nyakabwana cyangwa ko agurirwa amakariso, ni impamvu ni yuko afite umwagiserera uri hanze. Wanyumvise? Hanyuma rero ni ukuvuga ati shaka cause. Yego. Hanyuma rero ntabwo ari pranka kubera ko deja dosiye ngiye. Yego. Dosiye yageze muri systeme ku itariki 4 z'ukwa mbere 2025. Maître Ngendahayo Jean d'Amour yarayisinye ku itariki 4 hari kuwa gatandatu. Dosiye rero ntabwo ubaze wakora pranka ugana urukiko. Dore yanditseho ngo umwanzuro utanga ikirego mu rukiko urega Habimana Joel, uregwa Ikirezi Marie Claudine, rwose ikiregerwa ubutane bwa burundu. Uko ikibazo giteye, nashyingiranywe, ubwo ni Habimana Joel uvuga, nashyingiranywe byemewe n'amategeko na Ikirezi Marie Claudine tariki 13 z'ukwa gatatu 2008. Twasezeranye mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo, tukaba tumaranye imyaka igera kuri 17. Tubyaranamo abana 5. Yego. Akaba yarasanganywe umwana umwe nabyaye, yaransanganye umwana umwe nabyaye tutarabana n'umugore n'umugabo. Abana twabyaranye naba bakurikira amazina 4. Urabyumva? Abana 4 urutonde rurimo. Noneho rero amazina akabanuka akabanuka kavuga nyine ko uyu Ikirezi Marie Claudine yafataga umwanzuro ku mitungo, ubwo aravuga impamvu zabiteye. Yego. Kandebe afite ngo abana urutonde rw'abana 4, akaba afite n'undi wa 5 atwite utaravuka. Ikirego birimo. Yego. Gusa muri iyo myaka twamaranye imyaka 6 tubana neza, nyuma nibwo amakimbirane yatangiye mu rugo rwacu. Mu kubana kwacu twabanye nsanzwe mfite umwana witwa kuriya, nari narabyaranye n'umugore utari uwisezerano. Ubwo mu mwaka wa 2014 nk'uko nabisobanuye haruguru, hashize imyaka 6 tubana neza, twatangiye kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe, aho uyu Ikirezi Marie Claudine yatangiye kuzajya avugana n'abandi bagabo, akenshi agacunga aho turi kumwe cyane turyamye, akantuka avuga ngo ntacyo maze, ndi nyakabwana, kandi abibwira n'abandi bagabo mwumva, akabibwira n'abandi bagabo mwumva. Ubwo nakomeje kwihangana, ibyo byose nabitana nabifatanya no kumpoza ku nkeke. Uyu Ikirezi Marie Claudine yafataga umwanzuro ku mitungo twashakanye, akayisesagura, akayifataho icyemezo wenyine, kunkubita, kundaza hanze, kunsuzuguza abana, ndetse n'ibikorwa yagendaga ankorera bigamije kumfungisha, bigatuma ngera aho nanirwa kubyihanganira, mfata icyemezo ndamuhunga, kuko yashakaga ko namukubita ngafungwa. Ubusanzwe twese umva ubusanzwe twese, yaba nge na Ikirezi Marie Claudine, ubusanzwe turaba pasteri mu idini rya Imbaraga z'Imana. Shaka ndekera bose nabaki abapastori. Uko abisaba, ibyo nsaba urukiko kwakira ikirego cyanjye, kwakira ikirego cya Habimana Joel
no kugisuzumana ubushishozi kuko gifite ishingiro, kwemeza ko Habimana Joel na Ikirezi Marie Claudine batanye burundu kubera ko Ikirezi Marie Claudine yahozaga ku nkeke, gutoteza, kwangisha abana, gusebya uwo bashakanye mu ruhame, kubwira amagambo ashengura umutima, kwanga umwana yaje asangana uwo bashakanye, gukubita n'ibindi bikorwa yagiye ankorera bitatuma dukomeza kubana, gutegeka kwandukurwa mu bitabo by'irangamimerere mu murenge wa Kacyiru, kwemeza ko imitungo yose twashakanye harimo UPI 2/10/10/02/92/17 itubaruyeho twembi, ikindi kibanza kiri hafi aho cyegeranye n'iyo UPI yavuzwe haruguru itaratwandikaho, ikibanza giherereye Masaka Rugarika tutarakorera ihererekanya, ndetse n'imodoka itaratwandikwaho, ibyo byose uretse icyangombwa kimwe akaba ariwe uhafitiye amasezerano y'ubugure, gutegeka ko abana twabyaranye uko ari 5 yasigarana abana 2 bato n'undi atwite, nanjye nkasigarana 2 bakuru, nkagumana uburenganzira bwo kubasura nabo bakansura, tugafatanya kubishyurira amashuri nk'uko dusanzwe tubigenza. Ibi birahagije. Ntabwo gatanya ari prank. Kuva itariki enye gifite antete bayita nka header. Itariki enye z'ukwa mbere 2025. So gatanya yo ntabwo ari prank rero. Impamvu ya gatanya ishobora kuba prank, ariko gatanya yo urabona iyi etape iri hejuru kubera ko avoka rishyurwa. Ntabwo wakwangaje avoka uzahereza sensa zawe muri gutise indese ukinasenya ubundi. Imyanzuro y'umuburanyi nanone abana bakagarukamo, ikiri igipapuro avoka yayohererejeho Ikirezi nkuregwa, aho aherereye kugira ngo abimenye ko ikirego cyatanzwe. So muri make rero nta prank. Kandi abantu bampaye commentaire, izo mbona ni za UPI ni icyangombwa cy'ubutaka, cyangwa cy'ubutaka. Iki ni cyo muri Kamonyi, iki ni cyo muri Kamonyi, UPI cyanditseho Habimana Joel 50%, Ikirezi Marie Claudine 50%, gishushanyo ngiki. So rero ntawe ukina, ariko uyu mugabo yarondora ubushize nabwo ngo nzababwira kuri wa mushuti wanjye wa Rwempasha, nawe ajya kumera nka Joel, nubwo Joel wari kubikina ariko we ni reyere wa wundi nabuze. Naravuze nashatse abantu bagana, ariko se mwampaye nimero ze, mwampaye ya telefone ya mushuti wanjye. Umuntu arambwira ati usibye na telefone na simukadi ntiyabasha kuyigurira. Uyu nawe arimo arapfapfana nubwo tuziranye, byarananiye kugira ngo mpamukure. Yaragiye yahoze akora hano i Kigali, atashye asanga umugore yaramwimuye amushyira mu cyumba cy'abana, kandi afite abana bakuru. Asanga umugore yamushyize mu cyumba cy'abana, noneho umugore we asigarana shambure. Barafite akanegise kakabutike kabacururizamo ibintu, ibiribwa n'ibinyobwa, akoramo icyumba. Umugore arara muri icyo kiri muri butike, bakarara banywa n'abakiriya be. Umugabo aryamye mu cyumba cy'abana mu nzu. Niyo mpamvu namubuze kubera ko bamwambuye byose, bamuvanyeho telefone, bamuvanaho simukadi, inkafunze. Arega abagabo barakubititse. So iyi kesi nta mikino irimo, kuko papa Bitangaza yavuze ati hari aho yavuze asobanura nyuma, bavuga ngo bamwise ikigoryi, avuga ati ariko ni uwuhe muntu wava i Cyangugu akagera i Kigali ari igicucu? Yego, ninde se waza akakorera amafaranga agatunga perima ari igicucu, akagura imodoka ari igicucu, akubaka inzu ari igicucu, akabyara abana 4 ari igicucu? Babyumvise? Narabyumvise. Niyo mpamvu nyine iyo washatse nabi bigeraho bikagira, ariko
nuko nawe ntabwo ari shyashya ariko n'umugore ntabwo ari shyashya erega Kigali ho birarenze bana Kigali birarenze none n'umugore n'umunyakigali uretse n'umunyakigali n'uwahandi kuba mutungira bisaba izindi ngamba noneho we katikati hariya tureba Kacyiru kwa Buzindu hafi yo kwa Buzindu yari afite umuhungu witwaga Gasuzuguro muri za 78 wategaga abantu akabakubita ubwo abamukomokaho ntago mbasereje ndabasuje no kugira ngo bumve ko mbazi kandi byanze bikunze barahari so we ni umunyakigali ndani ubushize narabikubwiye les attentes ibyo abantu baba bategereje kuri mariage ashobora ko yarabibuze ariko n'umugabo ntabwo ari shyashya kuko urumva wenda babanye muri iyo mitwe yo gutuburira abantu niko nabyita yego bakabona amafaranga yego ariko muri kwa gutuburirana amafaranga yamara kuboneka umugabo akagira uruhande agashaka agakwavu k'ishyamba n'umugore agashaka iyo mibereho ntabwo yakabaye muri ba bantu dufataho urugero niba wicara muri sare abantu 200 igihumbi bagaterana bakavuza ibicesha bazindutse bakarabye bateye amapasi uri imbere hariya wagombye ko ufite icyo barenzejeho kumva icyo nicyo turi kurwana nacyo ufite nuko nabonye muri dosiye uyu Joel avuga ko 2014 aribwo batangiye kugirana amakimbirane ariko ngewe ndibuka ko umugore yari amaze kumenya ko wa mwana hari ndibuka ko nigeze kubakira nkikora kuri flash muri 2019 bakira rwose ari couple ubona ari abantu bagatoke ku kandi yari imitwe voilà uragibukije Kashimire Pastor Apotre Yongwe we nawe ntiyemera gatanya aravuga ati wemeye gukonsoma gatanya ubwo ugomba kuva mu bantu yavuze ati ngewe mbonye gatandukanye n'umugore sinakongera kubwiriza kuko natakaje indangagaciro singira intangarugero nuvuga ngo ugomba kwihangana uko byashoboka kose atanga ingero ati umugore warakaye ntacyo atavuga kuvuga ngo akugurira ikariso ababizi neza ko ahubwo ari wowe wayimuguriye Yongwa akavuga ati nanjye umugore yigeze kubimbwira ngo nta mwenda wawe nzi ati ndagenda njya muri garderobe manukana ibibubu bimvuna umugongo atandebye atari ko wasaze none urumva yabigize seriye kandi umugore ashobora kuvugishwa n'umujinya abagore benshi bavugishwa n'umujinya iyo umukubise urushyi ahita ashobora kuguhita guhimbira n'ibyaha ati wambwa we kwa kanaka kwanza n'amafaranga ya banka wibye nzabivuga kwanza nakakana na wa mwana wabyaye naha nzabivuga byose agashyira hasi kandi kubera umujinya ugeze kubitubwiraho urugero kuvuga uti hari ubwo arakara agatangira no kugucyurira nk'amadiru muziranyeho kagaforode cyo waba ufite wenda wifite nk'ikarita y'indangamuntu y'inyekongo agahita bivuga waba ufite nka visa wicece ati ibyo bipapuro uryamanye saha n'isaha uzagenda ndabizi ibyo nibyo abashobora kuba bakunga no muryango nibyo bakabaye baheraho abagore rwose iyo arakaye aravuga umugabo nawe yarakaye arakubita ibyo c'est normal kumubwira rero ngo nkugurira ikariso Yongwe baramubwiye Yongwe afata nkaho umuzimu wa gatanya ari imyuka ya shitani yego kuyitegereza ikarinda bakonsome nta mishyikirano ibaye abavandimwe batabashije kubunga namwe mutabashije kwiyunga ni ikibazo ntabwo please abadukurikiye mu byumve ntabwo ingo zimaranye imyaka 50 bihora ari shyashya nzi nizo abagabo basiga abagore umugore akiri kwipodora ari mu by'ibirungo umugabo akaba yakije imodoka aragurutse umugore akaza gutega moto kandi umugabo afite imodoka akamusanga kandi ibyo nibibatandukanye cyane ntabwo donc bisaba kwihangana ariko iyo ubwihangane bwaje iyo hajemo ibindi bintu by'uruhande nk'ubu papa Bitangaza afite uwo mu diaspora kazi umwagiserera mama Bitangaza nawe afite uriya muntu wamuteye inda yego kandi ntayigeze abihakana azavuga turinda yambwira ati uwaneye inda arakuruta ariko nk'ubu babashe gutsinda ibi papa Bitangaza agatsinda uwo mu diaspora kazi n'uyu mugore agatsinda uwo nguwo wamuteye inda bakongera bagahurira iyandikavuka mu biganza byabo byombi nibura nibwo baba bemerewe kujya mu bantu ariko ubundi rwose wapi ariko ubundi ari ikintu Yongwe yavuze ari kuvuga kuri gatanya avuga ati uragiye uzanye umukobwa na Kanyogwe ameze neza mu byaje umwe 2 3 4 5 uti sawa turatanduka atubuzi ko agiye ariko ntabwo ugiye ushyikiye Yongwe nose nge simba saza
ese ariko imisozi nazamukaga shahu ngewe ubu ndacyayibasha no uramushajije wenda ku mugore biragaragara ko ibere rigwa rikaba nk'umushumi ariko nawe umugabo uzareba ninde muntu ukina football abyaye gatatu ninde muntu usibukura ikiramende abyaye kabiri wakijyamo wakandagiramo none uba warajegejwe n'iki sabo bana none ubwo umugabo adatwita nawe kameme arasaza cyane kandi asazishwa nuko kubyara none se iyo mu mutwe wawe watekerezaga agashati agapantaro ibyeri wenda n'isukari ya mukecuru hanyuma iyo umugore kubyariye batatu ari igitenge cye ari minerivare z'abo bana ibyo ni gushakisha iki minerivare yongo rero ashaka kwerekana ko abagore ari bavunika mu rushako gusa maya natwe turashirira afasha byihore gutera inda gukurakuza komora kwita izina uza akana kakivuka ukuntu udasinzira kaba kameze nk'isifu ukarara ucanye itara ugashyiraho nk'igipapuro cyo kutwikira ngo ritakumena amaso kubera ko buri kanya buri minota 30 kaba karize mu bana batanu ngaho bari abana batanu wararanye nabo baracuka udasinzira none uri no kurera yongo bari kuvuga ko ibibazo ari ku mugore gusa oya n'abagabo barakubitika yego barakubitika ntabwo ari byo ariko ikigaragara cyo ahubwo vuga ngo iyo myaka mubanye mumaze kubyirura abana ni bakuru yego none muravuga ni umwanda byo ni umwanda kuko kugira ngo ugeze abana batanu niba bamaranye imyaka 17 nuvuga ngo bafite umwana wa 16 umwana wa 16 n'umusore akina muri junior yakaba yakina muri junior rwose cyangwa ari dirija wa korari umwana ugeze bene aho rero ntabwo ari kubwira ngo papa na mama ngo ntibakibana ariko akana kakiri gato katabizi utahana mu nzu kagahita uwo kabonye wese kamwita papa ariko umwana wamaze gufata irange zikose ari kanaka Habimana Joel ukomoka inyuma ya Nyungwe izo niyo identity yaramaze kuyifata urabyumva yego ntabwo wamuhindurira nyine kumuhindurira uramucanze cyane so nibyo rero abakeka ko iyi dosiye ari prank bagende barebe metre bonye hari nabigamba kabisa metre ngenda hayo bavuga ko ngo ari inama babahaye ngo hashye ariko ari ugiriye inama nawe arimo ariyemeza ibyaha umuntu wabagiriye inama ngo baramaje ngo niki twakora kugira tumenyekane ati nimuvuge ko mukoze gatanya kandi muyikore uragira abantu inama zo gusenya ngo kugira bamenyekane kuki se kandi nawe ngo numuvuga butumwa kuki se atabagira inama ati hari abakecuru bari mu ruhita wenda mu murenge wa Musha cyangwa Gahengeri badafite bavirwa n'inzu genda usakare ntago wamenyekana cyane wubakiye umukecuru inzu ubuke opi twubakiye umuntu inzu tukagenda umunsi wo kuyitaha tukaganira n'umukecuru n'abaturanyi mudugudu agashima ntago wamenyekana kuki umuntu agushuka ngo kugira umenyekane nko kubwira ngo kugira ngo ubije umustar koribara nyara ku muhanda koribara ibara ntago ryumvikana nyara ku muhanda nyara ku muhanda ibyo byaranabaye ibutare ngo hagaze hejuru ya ntuza ya sterine atungereza hasi oya hano mu mujyi hagati amajina melody Kejon yarababwiye ati munyare mbafotore ari wa amafaranga se cyane yago bahiting so kuki umuntu yakubwira ngo nyara ku muhanda umenyekane atakubwiye nibura ati genda ufate mayibo bimwe uyigaburire umunsi umwe yego cyangwa ufate 5 uyambike uyogosheshe cyumweru cyangwa uzihe kuri ya myenda washajishije ntago wamenyekana zambika imyenda uzogosheshe dore nibyo abantu bajya bashukana kera bajyaga bavuga ngo umugore ashutse mu kiye baramubwira ngo dukarabira iwawe twisigira iwanjye iwawe hajandame iwanjye ahumure umuntu avuga ngo niki cyatuma amenyekana ngo kora gatanya senya urugo urumva kandi nabo nabavuga butumwa rero reka mbabwire yego dukenyere nukureviza moteri yose ubwo ni numvise wa mugore bavugaga ngo asengera abantu ngo bagakira witwa Garasi yego umwe waterewe ivi n'umugabo witwa Efremu ufite abagore 7 yego n'abana 13 ndababona numvise ngo yagiye gusigwa amavuta mu kindi gihugu ari imikwa we n'umugabo umugabo afite abana 13 mu Rwanda naho nta handi bari kwimikirwa
afite bagomba kujya mu kindi pe afite uwo mugabo afite abagore 7. Ubwo abatwite ni 2, hari uwavuye mu Gatolika wamuhaye n'amafaranga wampamagaraga ngo babusanza witwa Liliane, yego, na Grace ngo afite indi nda. Uwo Liliane yakunze kumpamagara mbura umwanya yageze abacika intege n'ibyo byacu. Hari n'undi w'umusekirite donc urumva Grace abo bagore ba Ephraim. Hariho Liliane wampamagaye w'ingwingo yari umukatolike yamuhaye 600. Nagomba kujya kumureba mu Busanza none yacitse intege. Ubwo afite inda ye na Grace afitiye wa mugore. Urumva Ephraim ngo yakoze mariage civile 2. Umwe ari mu Gatsata wa Gasaka Nyamagabe, uwo nguri uri Kibagabaga nuwa avuka za Kabuga, nawe basezereza Kimironko ngo batuye Bumbogo n'abandi none ngo bagiye na Ephraim yasizwe amavuta ubwo bose bagiye kuvuga ubutumwa. Mw'abantu ibi bintu tuzabigenze gute? Ibintu tuzabigenze gute ko numva ngo hari amantuza ama umbrellas ama confederation ahuza amadini yesi yo bahuye ntago bacyahana simbizi po. Ariko reka tutega amaso ikigaragara cyo mu magambo makeya. Papa Bitangaza afite ikimwagiserera, niyo mpamvu kwihangana byamunaniye. Nubwo mbivuga gutya ntabwo abagabo bihanganira ko umugore bishakiye abitimbwa ni bake. Ariko mu kubunga ushobora kufata uti umugore yabaye agiserere, kuko uriya mugabo nawe kujya gutega telefone ari kodinga ashaka ko umugore avuga amagambo akakaye agomeza amwagiserera amwita indaya, n'amagambo uriya mugore yavuze ashobora kuyakomora ku mugabo uri kumushotora kandi ari no kumurikodinga. So nuvuga ngo ntago bya tugafata n'urundi ruhande ruvuga ko umugabo nashobora kurikodinga asangwa azi kamere y'umugore. Voilà, azi ko avoma hafi ati ni mwagiserera ndabiza arasara. So nukuvuga ngo umugabo yibereye ku yindi diru iwa mu diaspora. Umugore we nubwo yaba yaratewe inda n'undi mugabo bira ni bisanzwe, nundi ntiyenda kuva mu bana. Uwo mugabo icyo yakora no kujya mupangira ibintu bimwe na bimwe cyangwa se ibyo ni bisanzwe. Ariko ntabwo kuba ubusa abagabo bafite abana batarababo mu ngo zabo uko bangana. Umugore wawe ngo bamuteye muri dossier batarabishyiramo, umugore wawe ngo afite inda itari yawe, ibyo bigatuma batabishyiramo. Hatari ikindi ntabwo wava mu rugo. Nzingo nyinshi zifite abana batarababagabo, urumva? Ariko ntabwo ubwo nyine ari umugabo afite ikimwagiserera n'umugore yamaze kuzinukwa, buriya ruriya nyine ruri mu marembera. Ariko umugabo adafite ikimwagiserera bifite igaruriro. Ariko urabona yatangiye yangaje mwavoka dossier yageze mu rukiko kabaye. Urumva ntagarura. So ubwo bakorode n'abandi nibajya inama barebe bafatafate uriya muryango wongeye ukabana, nge ntacyo byaba bintwaye. Nibazamuka uzarugarika bicare wongeye ukabana ntacyo byaba bintwaye. Umwana akana ariko bagiye umwana akavuka ushaka ibisubizo. Yes, umwana akavuka umugabo ubuzima bw'endereye nabirenze ntabwo ari we wa mbere wabatunze umwana utaruwe. Oya undi bamareye 17. Oya ndavuga inda ngo umugore afite gusi yuriya abantu bamaranye 17. Ese umugore mumaranye 17 anyereye agasambana ntabwo wamwihanganira 17 yose niba nta rindi kosa yigeza gukorera? Kandi aravuga ko bamaranye imyaka 6 ngo niyo bari babanye neza, ibindi biza ari imiguru ku miguru. Sawa, reka duhindura mwakoze cyane rero. Amasomo yo aba yatambutse nayo